Nyemera ngusuze kandi nkuhe ikaze mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amahoro y'Imana abane nawe. Nizere ko umeze neza, niba utameze neza umwami wacu Yesu Kristo aguhe kumera neza. Uri mu Rwanda, uri mu mahanga, wakoze subscribe kuri channel zombi ku Yoherezima TV ndetse na Prince Robert Rwanda. Imana igumugisha aho dusengera, aho twitaho, wowe witaye kuri bene so kugira ngo dufatanye uyu murimo w'Imana, ntukabure ku mwuka wera kandi Imana ikemura ibibazo byawe. Niba utameze neza iguhe kumera neza, utekane ube mutaraga mu mwuka no mu mubiri mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Uko mubibona kuri screen zacu turi kumwe n'umubyeyi, ngira ngo hari mwarimu mukumbuye, ariko munyemere tumuhe ikaze kugira ngo atugezeho icyo umwuka w'Imana yashyize ku mutima we iyi minsi cyangwa se kuri uyu munsi. Turakwakiriye. Murakoze cyane. Amazina ni yandi yavuga hari abakristo Nyiranduhura Betty. Izina ry'umugisha Mama Karabo. Yego. Nkunda Yesu, ariko niba banje kunkunda mbere yuko mukunda. Yego. Aramamagara arantoranya nanjye ngo mukurikire. Numugisha kuba tukubonye tukaba turi kumwe, kandi ubwo kandi tuguhaye ikaze kugira ngo ugeze kuba dukurikiye icyo umwuka w'Imana yashyize ku mutima wawe. Wisanzure rwose ni karibu. Imana igushyigikire. Murakoze cyane. Mu gitondo numvishije ikintu cya mbere ndi bukore. Ndashaka gusengera abantu. Mu murimo nakunze kuvuga hano nababwiye ko umurimo nkora nyamukuru ni uwo gusenga. Niyo nasenze nibwo hari iby'Imana imishurira. Ubundi gusenga hari umwigeze kwasa turubundi gusenga, bamwe bakagira ngo gusenga ni ukujya gusaba, gusenga ni ibi nibi, gusenga ni ugusabana n'Imana. Iyo utasabanye n'umuntu nta nubwo yamenye icyo ukeneye. Ubundi ubwira umuntu ikibazo cyawe kubera yuko mwagiranye ubusabane, muziranye. Nge ntago tutaziranye nakuza imbere ngo nkubwire ngo nkemurira kano kabazo. Tutaziranye, tutarigeze dusabana, bisaba ko twaba twarabanje kugirana close nge nawe, tukamenyana ku gato na kanini, ukamenya nkawugana rwose noneho biranze mu rugo ndabona byanze kuko twagiranye ubusabane. Kandi nawe hari nibyo ntagomba kukubwira, wakwirebera ukabimenya kubera ko twabaye inshuti, twagiranye ubusabane. Usenga rero birasaba yuko agomba kuba afitanye ubusabane n'Imana. Muri bwa busabane afitanyemo n'Imana, umwuka akamubwira ati wagize umugisha wo kubana n'Imana kandi ifite byose, yibwire naka. Umwuka agahita buriya mu gusenga umwuka niwe utubwira ibyo dusengera. Amen. Ubwo rero numfishije muri njyewe turasenga. Kuri kamera tuje gusenga. Yesu aguhe umugisha cyane rwose, ni karibu kugira ngo dusengere. Kandi hano hafi yacu turi kumwe n'abandi bavandimwe muri iki kiganiro, ntabwo turi twenyine. Twiteguye kugufasha gusenga umuntu w'Imana. Ibihe byiza umwuka w'Imana yaduteguriye tubifatanye twese. Imana iduhane umugisha mu izina rya Yesu. Ari umuririmbyi rero wabyutse amfasha mu gitondo. Ni indirimbo numva ari ya Hoziyana. Yego. Ivuga ngo bakundwa turabana, bakundwa turi ku iherezo. Haleluya. Urumva iyo ndirimbo tugiye kuyibanzirizamo kugira ngo dukurure ibihe byo gusenga. Mbese abantu bakunda gusenga mwigire hafi. Amen. Mwigire hafi dusenge. Ndabizi biba bikenewe kuko n'umuntu wese n'abagira, buri wese agira, niba dusenga Imana buri wese, hari n'abandi bafite ibyo basenga kandi bazana hano kuri kamera bakabikorera ku karubanda, bakagira ibyo berekana ku karubanda bari gukora. Natwe tuje ku karubanda, tuje gusengera abantu. Hari ibyo dukora twiherereye, ariko uyu munsi tuje gusengera abantu. Turabizanye rero, reka turirimbane uyu muririmbyi. Iyi ndirimbo bahimbye bari mu mwuka, yamfashije mu gitondo ndafashwa, numva ndi kuzura umwuka wera, ndi no kugenda mu muhanda numva ntiri gushira. Ndavuga rero reka nsangize na bene data. Karibu cyane. Bakundwa ubu turi ku iherezo ryo muri ubu butayu, turimo dusiganirwa kugera muri gakondo. Tuzabona yoza nshuti zacu zimwe zari mu isi, nyuma zigacyura igihe zikajya muri gakondo. Bakundwa ubu turi ku iherezo yo muri ubu butayu, turimo dusiganirwa
kugera muri gakondo tuzabonayo za nshuti zacu zimwe zari mu isi nyuma zigacyura igihe zikajya muri gakondo aho hera nifuza kuzagerayo nkaririmbana n'abaho indirimbo zo kunesha aho hera nifuza kuzagerayo nkaririmbana n'abera indirimbo zo kunesha bamwe muri abo banyamahirwe babaciye ibihanga abandi barundwa w'amabuye babateka mu mavuta babonaga irembo riri hafi ndetse gutabarwa kwabo kwari kubasatiriye cyane umukiza bari hafi bamwe muri abo banyamahirwe babaciye ibihanga abandi barundwa w'amabuye babateka mu mavuta babonaga irembo riri hafi ndetse gutabarwa kwabo kwari kubasatiriye cyane umukiza bari hafi ahera ndifuza kuzagerayo nkaririmbana n'abera indirimbo zo kunesha ahera nifuza kuzagerayo nkaririmbana n'abera indirimbo zo kunesha bakundwa turabana b'Imana ariko uko tuzasa ni kurerekanwa bene data icyakora kuri hafi mwibuke ibyabaye kuba kera yo natwe bitugezeho nukuri yatangije umurimo ninayiza usoza bakundwa turabana b'Imana ariko uko tuzasa ni kurerekanwa bene data icyakora haleluya twibuke ibyabaye kuba kera natwe bitugezeho nukuri yatangije umurimo ninayiza usoza ahera nifuza kuzagerayo nkaririmbana n'abera indirimbo zo turirimba ahera nifuza kuzagerayo nkaririmbana n'abera indirimbo zo bakundwa ahera nifuza kuzagerayo nkaririmbana
indirimbo zo dusubiremo kunesha ahera nifuza kuzagerayo nkaririmbana n'abera indirimbo zo kunesha. Haleluya. Aho hera ndifuza kuzagerayo nkazaririmbana n'abaho n'abera bose mu mpande enye z'isi indirimbo zo kunesha. Ntawe unesha urugamba atarwanye, ntawe unesha atarwanye, ntawe uhabwa amapeti atarwanye. Aho hera ndifuza kuzagerayo nkaririmbana n'abera indirimbo zo kunesha. Ngo turi abana b'Imana, ngo ariko uko tuzasa ntabwo kurerekanwa. Icyakora kuri hafi ngo twibuke ku batubanjirije, abatambutse. Bamwe baratwitswe mu mavuta, abandi barundwaho amabuye. Imana itugirire neza. Turifuza kuzagerayo. Ntacyo byatumarira abantu bose duteraniye kuri izi kamera, kandi tuba twaje tuvuga ko turi mu iyobokamana. Turifuza ko abantu bose baza kuri kamera z'iyobokamana muri gospel, twazataha mu bwami bw'Imana, aho kugira ngo tuzajye tubona abantu tuvuge ngo iyi kamera ko yavugaga iby'Imana ko tutayibona, ko abantu bavugaga ko baje muri gospel ko tutababona. Ese basigaye? Icyo tuzi cyo gusa ni kimwe, Imana yarakoze, yavuze ko abazasigara ntabwo tuzabamenya, ariko abo tuzabonayo tuzabamenya. Tumenye ngo abavandimwe runaka wahageze, runaka wahageze, runaka. Haleluya. Nitugerayo tuzamenyana. Nzababaza ngo mbese namwe mwahageze. Imana ishimwe ko mutaguye mu nzira. Nta muntu urwana urugamba, nta muntu unesha atarwanye. Tuzajya mu ijuru ari uko twanesheje isi. Rero tukivuga muri hangana narasaraye, nagize impamvu nyine zituma nsarara, ariko uko biri kose ijwi rirasohoka. Twaba turwaye, twaba turi bazima, tuzavuga Imana kandi tuzayivuga. Imana ishimwe. Rero tugiye kwinjira mu bihe byo gusenga, tugiye gusenga. Iki kiganiro kiraba ari icyo gusenga. Tugiye gusenga, abantu tumaranye iminsi, abantu twahuye kenshi. Hari abantu bafite ibibazo bitandukanye, umwanzi yarabatsikamiye, umwanzi yarabateje ibibazo, umwanzi yarabateje bwihebe, barageze mu gikombe cyitwa bwihebe, bakahuriramo n'ibibazo, umwanzi akabafata akabatsikamira, wajya gusenga ntirizamuke kubera yuko umwanzi yagutsikamiye, afite imizigo yakurambitseho idashobora gutuma wegura umusaya. Rero tugiye gusenga Imana iziduture imitwaro ituremereye, iduhetamishije ibitugu, idutungira urutoki umusaraba. Abantu bari imbere ya kamera bari kutureba, Imana ibatungira urutoki umusaraba. Yesu uri mwiza. Tugiye gusenga, dusengera abarwayi, dusengera abafite ibibazo bitandukanye, dusengera abakozi b'Imana bacitse intege. Ubundi ngo imirimo ya nyuma niyo izahesha iya mbere agaciro. Byanyuma kuvuga ngo nari nta kintu bizamara imbere y'Imana, ahubwo imirimo ya nyuma niyo izahesha iya mbere agaciro. Kuko baravuga ngo hasigaye n'aho intwarane, ngo kubera yuko intwari zo zamaze kunanirwa, zararushye. Imana itugirire neza, idushyigikire kugeza igihe tuzagera mu bwami bw'Imana tunesheje isi. Bene data baradusigiriye. Pawulo yaravuze ngo Dema yaransigiriye kubera ko yakunze iby'isi. Hari abantu benshi Satani akomeje kugenda akundisha iby'isi bakadusigirira muri uyu murimo, kandi twari tugeze ku iherezo, aho twari tugeze ko abantu bashyiramo imbaraga, ariko ikibabaje na za zindi nkeya ziri kugenda zigabanyuka. Bana b'Imana, ni byiza ko dufata umwanya wo gusenga. We wumvaga unamutse mu mutima, we wumvaga wihebye, w'abadayimoni bari kwereka ko nta nzira, we wari ufite amajwi menshi
n'abadayimoni bagukoba ngo nta nzira nta muryango ntago bizemera, Utwara abadayimoni bari bari gufashe. kukubwira ngo inzira imwe isigaye ni ukwiyahura ngo genda wiyambura ubuzima, Yego. we babwiraga ngo emera ugende ukora ibyo byaha, wikoraho dutegereje umwami, wikoraho dutegereje ibyasezeranijwe. Uyu ni umwanya tuje kubabwira ngo nimube maso dusenge twirukana ababazimu n'abadayimoni, ntabwo satani yakomeza kudutwara abantu tureba. Umurimo w'Imana ugomba gukorwa kuko itorero rya Yesu riracyari mu isi, umwami wacu turi kumwitegura. Ibirangaza byose byari biri mu mitima y'abantu no mu buzima bw'abantu bikurweho mu izina rya Yesu. Abari bihebye, abari babuze imbaraga, abari bacitse intege basubizwemo imbaraga. Nguyu mukozi w'Imana Betty agiye kudufasha kuzamura isengesho. Namwe aho muri hagiye hatandukanye, mwe muri mu Rwanda, mwebwe mubona byabashobeye, mwebwe muri kujya gusenga mukumva ikirere kirafunze kubera abadayimoni babubikiriye, kubera ibyo mwari, ibyo mwanyweye, ibyo babohereje, wowe urarurota nabi, wowe ufite byinshi bikugoye, abadayimoni bakurwanya mu rushako, mu rubyaro, bahafi. Tugiye gusenga tubibwire Yesu. Umuririmbyi yaravuze ngo bibwire Yesu ngo niwe nshuti ihebuje, ngo nta yindi nshuti wabona imeze nkawe, byose ubimuganyire. Tugeze mu mwanya rero wo kubibwira Yesu Kristo, ubwo nimube hafi kandi twinjiranemo. N'ubundi umwana w'Imana Betty arakomeza atuyoborere iri sengesho, ariko n'ubundi twese aho duherereye dusenga, kandi iyo dusenga niyo kwizerwa no gukora izabikora. Yego, twitunganye aho uri. Niba ugiye kujya ku rugamba, nta muntu ujya ku rugamba atambaye imyambaro y'urugamba. Wowe birashoboka ko aka kanya, iyi minota mikeya, ushobora kuvuga ati njyewe ngiye kwitunganya, ninsengera muri uyu mujyo namaze kwitunganya, umutima wawe nuko waba uri wenyine, si ngombwa ngo ujye gushaka abo ujya kwaturira. Aka kanya turira Kristo, aturira Imana, bwira Yesu byose. Ni inshuti yawe, ibikubabaza, ibigutera, ngo arakunda, afasha abashavuye. Wizere ijambo rye, kandi arongera aravuze ngo humura, kuko kunesha ibyaha biba byananiranye, umuntu akagerageza kubivamo, ariko umwanzi agakomeza kumutsikamira. Bwira Yesu ni inshuti yawe, uyibwire ibikuremereye, uyibwire aho wagwiriye, uyibwire ibyo wahuye nabyo, uyibwire iyo nshuti yawe, uyibwire ati hano narahaguye, narahasitariye ndagwa, mbura umuntu mbwira ngo amfashe gusenga, mbura umuntu naturira. We muyobozi wabuze uwo waturira, we muririmbyi wabuze uwo waturira, wabuze umuntu bwira Yesu. Nta wundi ukeneye kubwira, kuko ushobora kujya kubwira umuntu, ahubwo igihe wajya kumubwira ugasanga ugiye kubwira we afite ibirenze ibyawe. Yesu niwe ufite byose mu kiganza. Bwira Yesu ni inshuti yawe. Aha ngaha uri, birashoboka ko uratureba ku manywa, birashoboka ko uratureba nijoro, birashoboka ko uratureba wicaye muri saro, birashoboka ko uratureba wicaye mu modoka, birashoboka ko uratureba uryamye. Wowe bwira Yesu ni inshuti yawe, ibwira ati aha ngaha naha narananiwe, naha narananiwe, naragukoreraga mu hahise hanjye, nari mfite icyerekezo cyo kugukorera, ariko umwanzi yanshyizeho insyo, angerekaho imigozi miremire, arambohesha iminyururu, ariko ndashaka ngo bari wowe umbohora muri aka kanya, aba ari wowe undekurira iyi minyururu yo muri karande, aba ari wowe unkuriraho iyi minyururu. Nambitswe n'akazi, hari n'abantu bambaye babyize akazi, bambitswe n'akazi iminyururu, ukajya mu kazi uzi ngo ni akazi keza kakakubera k'umunyururu, bikagutuma udasenga, bigatuma utabana neza n'Imana. Bwira Yesu ni inshuti yawe, arakunda, afasha abashavuye. Mwizere ijambo rye, kuko duwo tuvuga turamuzi neza. Ubwire Yesu waba warabonye, utekereza hahise hawe mu myaka itambutse, utekereza harangiye hawe, utekereze mu myaka yose umaze mu buzima bwawe, utekereze ibyo yaba yarakugiriyeho neza. Uvuga ati Yesu aha ngaha naha naharenze kubera wowe, aha naha nahatambutse kubera wowe, ibi n'ibi nabigezeho kubera wowe. Bwira Yesu ni inshuti yawe, ubwire Yesu ni inshuti yawe, arakunda, afasha abashavuye. Mana turagushimye, tugushyize hejuru Kristo. Mana turaguhimbaje, aya masaha turagushimye. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro, niwamamare. Twifatanyije n'ibizima, twifatanyije n'abakerubi kuguhimbaza no kukuvugiriza impundu no kukuzamurira icyubahiro. Muri aka kanya turaje
turaje abana bawe, turaje babarira abagabo, babarira abagore, babarira abakobwa, babarira abana batoya, babarira abantu ibyaha byo mu bisekuru, babarira ibyaha byo mu hahise habo, mu izina rya Yesu turaje ngo tubabarire, turabyibuka Mana, tutaboneka igitambo cya Kristo, tuba turi abande, ariko igitambo cyawe cyarabonetse kugira ngo Mwami dukurweho ibyaha byacu, ariko turabizanye ibyaha by'aba bagabo, ibyaha by'aba bagore, ibyaha by'aba bakobwa, iby'aba basore, iby'aba bantu byahashize, mu izina rya Yesu babarira abantu ibyaha byabo, kuko ari wowe ubabarira abantu ibyaha byabo. Bariba baragambana bakora ibyaha turakwinginze Mana ngo ubabarire abantu ibyaha byabo. Urakoze Mana, urakoze kubw'imbabazi zawe zihora witeka ryose. Dusengeye abantu bagize ingaruka z'ibyaha, bagira ingaruka z'ibyaha zirabafata zibatera uburwayi, mu izina rya Yesu. bagira ingaruka z'ibyaha zibatera ibikomere, bagira ingaruka z'ibyaha zikurikirana imiryango yabo. Ndakwinginze Mana, nyuma y'imbabazi nta rundi rubanza, ngwino wunamura aba bagabo, wunamura aba bagore, wunamura urubyiruko rwo muri iyi minsi ya none. Ongera utange ubwenge mu ngo, ongera utange ubwenge ku bakobwa, ku basore n'abagabo, bagatanga ubwenge bwo kugira ngo abantu babashe gutambuka muri uru rugendo. Turaguhamagaye Uwiteka, turakurara kugira ngo ikiganza cyawe ugende ugikoza ku bantu bawe. Nukibakozaho kanseri zirakira, nukibakozaho za diyabete zirakira, nukibakozaho baragira urubyaro, mu izina rya Yesu Kristo. mu izina rya Yesu ikiganza cyawe gikomeye nicyo duhamagaye muri aka kanya, muri iyi migabane yose ituye isi. Mu izina rya Yesu ikiganza cyawe gikoze ku bantu bawe, ikiganza cyawe nicyunamura abantu, ikiganza cyawe nigikiza abantu, mu izina rya Yesu. Imbaraga z'imyuka mibi zateje ibi bibazo, izo tuzifashe miri. Dufunze amarembo y'ikuzimu, dufunze amarembo yo mu nyanja, dufunze amarembo y'ibigendera ku isi, dufunze amarembo y'ibigendera mu kirere, mu izina rya Yesu. Ibi byagize imbaraga ku bantu b'Imana, ibi byagize imbaraga ku bwoko bw'Imana, ibi byagize imbaraga ku bantu bashakaga gukorera Imana babura imbaraga. Abantu baranamutse Papa, abantu barabyibagiwe, bibagiwe urugendo rwabo, bibagiwe aho bajyaga. Ikiganza cyawe nikibakoreho, ayo marembo tuyafashe miri, izi mbaraga zose tuzifashe miri, mu izina rya Yesu. Dukubise hasi bitavuga Imana muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda, dukubise hasi bitavuga Imana mu mpande enye z'isi, dukubise hasi bitavuga Imana mu mahanga, mu izina rya Yesu. Turashaka ngo ibendera ryo kunesha, ibendera ry'Imana yacu turashaka ko rizamuka, turashaka guhagarara ku musozi Karumeli bikamenyekana ko Uwiteka ari we Mana. Uwiteka Mana, turashaka ko bimenyekana ko ari wowe Mana, turashaka ko bimenyekana ko ari wowe Mana muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda, turashaka ko bimenyekana ko ari wowe Mana mu mpande enye z'isi. Tuzamuye ibendera ry'ubutsinzi, tuzamuye ibendera ryawe, tuzamuye ibendera ryawe rata Papa, tuzamuye ibendera ryawe. Waravuze ngo hakenewe abantu bahagarara mu cyuho, bagahagararira igihugu, bagahagararira isi, bagahagararira isi. Twe turahahagaze muri aka kanya, mu gihe kitureba gutya ukatwishimira, kandi turabizi tuzagira n'iherezo ryiza, turabizi uzabana natwe, turabizi uzadufata udukomeze. Dusengeye abantu bawe, kuko Satani nta bantu yaremye, baragambi nta bantu zaremye, ahubwo barabibye. Turakwinginze gusubiza abantu ibintu byabo banyazwe, subiza abantu ibintu byabo banyazwe, subiza abantu ibintu byabo banyazwe. Tanga imbaraga Mana, tanga imbaraga zo kugukorera, tanga imbaraga zo guhaguruka, tanga imbaraga zo kugenda, tanga imbaraga. Hari abantu bakeneye kuvuga Imana, turakwinginze ngo bakureho insyo zose zari zibariho. Urakoze Mucunguzi wacu, abarwayi bari kwa muganga twohereje isengesho, ugende bahagurutse ku gisasiro, ababyeyi batwite
bonyine badakeneye ubundi butabazi, bakeneye ubutabazi buri kuri wowe. Abo babyeyi dusaka ko bagira ihumure, ababyeyi bari gutekereza kujya kwizinguza, aka kanya turabazinguye mu izina rya Yesu. Nibakire kuzingurwa guturutse ku Mana, nibakire kuzingurwa guturutse ku Mana, nibakire kuzingurwa guturutse ku Mana mu izina rya Yesu Kristo. Bose turababona imbaraga z'Imana ziganze, Imana ihimbazwe. Aba bari bafite ibibazo bibakomereye, Imana irabahagurukije muri aka kanya. Abari bafite inzara, Imana itanze ibyo kurya. Abari bafite aho babuza aho kuba, Imana itanze ubuturo. Mana turagushimiye kuko hari icyo ukoze muri aya masaha, kuko hari icyo ukoze, kuko wigaragaje. Ohereza ingabo zo mu ijuru zikomeye zize zirwanirira abera, kuko ntago babibasha, ntago twabishobora tutari kumwe n'ingabo zo mu ijuru. Turakwinginze ngo wohereze ingabo, wohereze ingabo, wohereze ingabo zirwanirira abantu bawe kugira ngo bashe guhagarara badatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Urakoze Mana, urakoze, ugize neza. Ababyeyi nibabyare neza, ibintu nibigende neza. Marembo y'ikuzimu amwe ajya kuramwa amada, marembo y'ikuzimu amwe ajya atuma ababyeyi babyara bamara kubyara bagapfa. Aya marembo turayafunze. Marembo y'ikuzimu amwe yica impinja, aya marembo turayafunze mu izina rya Yesu. Umuntu abantu nibabeho, abantu nibagira amahoro, abantu nibagira amahoro, abantu nibagira amahoro yuzuye, kuko amahoro utanga ntagira akagero ntarondoreka, niyandi ajya ahumuriza abayafite, kandi ngo utayata ntiyayakurwaho. Fasha abantu bawe kudatakaza amahoro. Urakoze Mana, urakoze, kugize neza. Tuguhaye icyubahiro, tuguhaye icyubahiro, tuguhaye icyubahiro mu isi ndetse no mu ijuru. Ni mu izina rya Kristo Yesu tubyambaje twizeye. Amen. Amen. Ndetse n'umwana muto uzi gusenga Imana ntabwo azagira ubwoba, azafashwa no gusenga, kandi nitwibagirwe yuko aho tujya hose, yuko gusenga kwacu kugera ku Mana Data. Haleluya. Yesu agumugisha. Urakoze. Amen. Amen. Amen.